Nsabi uri kutwumva neza? Umeze neza? Okay. Iyi ni Uweza Radio turi mu kiganiro The Big Friday live Kigali cy'imyidagaduro tuguhaye ikaze sana. Kabisa. Amakuru ya? Amakuru ni meza. Okay, ndaza gusaba gatuze kongera ijwi gato kugira ngo nkumve neza. Hari ukuntu ariko kumva neza cyane. Uko rwose. Kabisa. Okay. Kwanza reka mbaze mpere ku izina ryawe ukoresha Dogiteri Nsabi. Nkunda nakunze n'ukuntu ryandika ku mbuga nkoranyambaga zawe, ukuntu byandika mu Kinyarwanda Dogiteri Nsabi. Kwanza ryaje gute izina? Iryo zina ryaje gute? No kuvuga ngo izina ukuntu ryaje. Yego. Na muhanzi wundi utagira izina. Na muhanzi bwanjye nagezeho mbona nsanzwe kuba mfite uko nitwa. Yego. Ndareba mu mazina yose mbona irya Dogiteri ni sawa. Ariko ndavuga ngo ntabwo ngomba kwijugunya cyangwa se kutihitamo mu gihe ndi guhitamo amazina. Yego. Bitamfata kuri Nsabimana nkataho Kansabi. Okay. Nubango Sabi kanturutse kuri Nsabimana. Okay. Urabyumva ko nyine mu cezi cyaro. Yego. Iyo bari kuguhamagara ntabwo bavugira rimwe izina ryawe ryose. Bahamagara ikintu kimwe cya kabiri ibindi ukirwanaho. Niba uri Nsabimana ngo Nsabi. Nsabi we. Niba uri Ndayiringiye ni Ndayi. Uburyo bwo koroshya ndetse no kugabanya amagambo agize izina muri rusange. Kabisa. Okay, neza cyane. Hanyuma Dogiteri ryoryo? Urumva muri segonderi nize MCB. Yego. Urumva iyo wize neza MCB birangira ubaye umudogiteri. Yego. Ukomeye cyane. Kubera ntayirangije kandi nabyo narabyize bikamvuna. Yego. Iryo peti batamaye njye nahise ngiha navuga imvune zose navunitse njye mbiwanyirisheho. Wagakuviramo aho ngaho? Ntabwo naviramo aho ngaho, ntabwo bibaho. Okay, neza cyane. Nuvuga ngo inzozi zawe before yuko tukumenya muri comedy ko ari kuzaba mu doctor. Nzi ngo nari ndi kwiga MCB ngo bigende bite. Iyo mbyiga nkabimenya bikambira. Yego. Nari kuzaba umudogiteri ibyo bidasubirwaho. Okay. Ariko ntabwo byamiriye, ariko ku rugero bitamiriyeho byaramvunye. Byarakuvunnye birumvikana. Kabisa. Birumvikana. Okay. Hanyuma ibijyanye na comedy no gukora ibijyanye na comedy byo bitangiye ryari kugira ngo tunamenye urwo rugendo muri rusange rwo kurangiza kwiga ubona ibizakora kuvamo mu docteur kuvuga ati reka ngane ibijyanye n'iyi carrière yo gukora comedy byo byaje gute? Ni ukuvuga ngo ubundi nyiri umunyeshuri nabarizwaga mu tsinda rikina amatiyatire. Iryo tsinda ariko ntabwo ryakinaga mu kigo, ni hanze. Yego. Ubwo rero nahavanye experience yo kuvuga ngo mbese aya matiyatire dukinira abantu 100 abantu 200 nta kuntu twayageza no ku bandi bantu bo mu gihugu bose. Bigoranye ariko biza gukunda nyuma y'uko narangije kwiga. Mfatanyije n'abagenzi banjye twabaga twiga mu ahantu hamwe. Turatangira bigoranye, bikomeye cyane, bigoranye kuko urumva ntabyo twari tuzi, nta muntu wari usobanukiwe neza urugendo turi gutangira urwari rwo. Ariko
biragenda tu gake okay bigeraho birakunda wow n'urugendo ruba rutoroshye muhoramo na haso nyinshi cyane zigiye zitandukanye ku muntu wabonye Nsabi gutya ku ma YouTube ari gutrendinga yafashe Nsabi nk'umuntu uturuka iyo ngiyo mu byari iyo ngiyo bitewe na character yawe ibintu nk'ibyo ndavuga ni wenda n'icyo kintu tukigarukeho tumenye Nsabi buriya Nsabi ni umuntu wahe nkajya hangashobora kuvuga ati wenda genda w'i Kigali Gasabo Nsabi we noneho we mu rugo cyangwa se iryo vuko ryiwe ni hehe muri rusange ubundi nkunda gukina character y'abanyacyaro ariko ubundi ntabwo ndi umunyacyaro nta nubwo byemerewe kuko urebye n'ahantu navukiye ni mu mujyi wa Musanze abazi mu bice za Musanze mu Mabereshi ahantu hitwa mu Cyanika ntabwo ari ahantu wavuga ngo ni mu cyaro yego ni mu mujyi pe ni mu mujyi nyamujyi ubwo character yo gukina nk'umunyacyaro ukuntu nayiyadaseho nuko nariyo rayizinze nkabona mfite choice yo gukora ibintu abantu batakoze kandi nkabikora mu buryo bwumvwa vuba kandi ikindi no muri ayo makina nicyo nakubwiye nahereyemo nakundaga gukina nigize umunyacyaro nyine urumva twabaga turi gukora n'ibintu bijyanye n'ubukangurambaga turi kubikorera abaturage bari aho basanzwe yego bikagusaba ko ugomba kwisanisha nabo kugira ngo nyine wumve message uri kubaha cyangwa se barebe n'ibintu wakinnye bavuga bati uzi ko umuntu bakinnye ari runaka muzi neza duturanye neza cyane ubona birafashe ubona birakunze yego neza cyane hari umukunzi wawe utwandikiye ubutumwa bugufiya aratubwira ariko ntabwo yibuze izina atubwira ati mumbarize Nsabi ati iriya karuvati yambara ari gukina yayiguze angahe wavuga ni Nsabi iriya karuvati yawe yiguze angahe iriya ni ubundi iyo natangiranye ya originali ntabwo nari narayiguze nari narayikuye mu za papa ako nagize ikibazo umunsi umwe umumotari arwaye nibagirwa bage nawe ntiyayinyibutsa ajyana kositime yanjye yose urumva kositime hari ubundi natangiye nambaye ikoboyi ndahindura nshyiraho igize kubera ikoboyi nari narayisize ntabwo yari ikinkwira noneho ndahindura nambara igize iyo gize rero nari mpinduye n'ikote n'ibiki byose yahita bijyana ababizi neza n'ingofero yarahindutse ako karuvati yo nari yirangije nshaka indi ndakeka narayiguze 5,500 aho aho 5,500 okay ndakeka asubijwe hanyuma tukiri kuri icyo kijyanye n'imyambarire Nsabi ninde umuntu wa mbere waba waragufashije guhitamo iyo look cyangwa se iyo myambarire akavuga ati Nsabi wambaye gutya urabura umuntu uri totally different uraba utandukanye cyane ni Nsabi we ku giti cyawe already okay neza cyane hanyuma umuntu yagize ku mbuga zawe nkoranyambaga zitandukanye nka Instagram yawe ariyo Dogiteri Nsabi ku bari kutwumva kano kanya bashobora kujyaho bakanagufollowinga ufite followers 107 nahoze ngisura kuva ku munsi w'ejo mbona haracyariho video za kera zigaragaza ukuntu wagiye usa nkaho utangira gukora ibijyanye na comedy n'ibindi nk'ibyo donc iterambere ry'ukuntu watangiye kugeza kuri post ya nyuma ufite uyu munsi birahagije kugira ngo umuntu abibone anyuze kuri no platform yawe
ya Instagram. Hanyuma ndibaza nti ko tujya tubona benshi bajya basiba ibintu byabo bya kera bavuga ati ibintu ntabwo byatwikaga, ugasanga bari gusiga ibitwika gusa. Wowe iyi discipline wayikuye he yo kuvuga ati reka ndekiraho n'ubundi n'ibindi byanjye bya kera nkomeze posting ntarinze kuvuga ati ibi byashaje reka mbisibe ahubwo nshyireho ibishyashya gusa? Ngewe njya kubishyiraho bwa mbere n'ubundi nabaga mbizi ko bidatwika. wowe uzi ko bidatwika? ariko nkavuga ngo hari amateka ndi gukoreye. True. Rero ibi bizaba ibihamya ningira amahirwe ayo mateka ndi gukorera akaremwa akabaho. Ibi bizaba ibihamya by'uko koko nabitoraguye cyangwa se nabiguyeho. Abantu bazajya babireba bavuga bati mbese muri iyi myaka ni uku nguku gahunda zari zifashe. Ndavuga rero n'iziriya ni imbuga ushyiraho ibintu ku buryo no mu myaka 100 abantu baba bakibibona. Nta bundi buryo nari mfitemo bwizewe kuri njye bwo kubikamo ibintu ku buryo abantu bashobora gukurikirana urugendo rwanjye bitabagoye. Ndavuga reka mbirekereho nta kibazo, si uko nyewe ko abenshi babikuraho, ariko njyewe nabirekeyeho kugira ngo abantu bajye babona ikinyuranyo kiri mu bintu by'uyu munsi, ikinyuranyo kiri mu byo nakoraga kera cyane. Neza cyane. Nkuko ubivuze ati n'ubundi wabonaga ko ibintu byawe bya kera bitatwikaga, ubonye amahirwe yo kuganiriza Nsabi w'icyo gihe ugitangira gupostinga, ugitangira gukora ibijyanye na comedy, Nsabi w'uyu munsi niki yagiraho inama Nsabi w'icyo gihe? ntabwo namugira inama, nta nama namugira kuko uko yabikoze niko byakagombye kugenda. Yego. Ahubwo namuha ikiganza nkamukora mu ntoki nkamubwira uri umuntu w'umugabo. Kuko kuba ndamuzi hari byinshi yari afite mubangamiye, ari inzitizi kuri we, ariko izo nzitizi arazihanganira. Anagize amahirwe ntiyayapfusha ubusa, biba byiza. Byiza cyane. Ntekereza ko icyo kintu uvuze n'uri kutwumva kano kanya gishobora kuba hari isomo runaka kimusigiye. Hanyuma twihuta kugira ngo tutaza kugufatira umwanya muremure cyane, hari tukiri aho ngaho ku mbuga zawe cyane kuri Instagram, hari post wapostinze mu mwaka ushize, hari mu kwa kane, hari tariki 21 zo kwa kane, ubwo wari uri mu kiganiro kuri RTV na Lucky. Wari wambaye imyenda ya Islam, wari wambaye ikanzu ndetse n'ikiremba. Comment ziba nyinshi mu bikari batese buriya Nsabi yaba nawe ari umuzilma, ari umusilamu, cyangwa ko ari kwambara kuriya gusa by'agatwiko. Ndavuga ati wenda iyi post nza kuza kuyikubazaho wa mugani, niki cyatumye wambara kuriya? Ni ukuri umusilamu cyangwa se ntabwo uri umusilamu? Niba utari n'umusilamu, idini ryawe usengeraho ni irihe? Ndi umuporoso. Yego. Gusa icyo nari nakoreye biriya bintu kwari ukwifatanya n'abavandimwe b'abayisilamu. Ikindi no kumininga ko fashion ni ibintu bitandukanye n'uko abantu bashobora kuba bari babizi mu myaka ya kera. Cyane ko imyambaro myinshi ubundi Abarabu muri rusange cyangwa se abantu bo mu bihugu by'Abarabu ni kuri abakunze kwambara. Ni nubwo byana gutangaza ko umuntu yakwambara kuri ariko ari umukristo. Nuko bigoranye nyine kubona, kuko ntabwo ari wo muco wacu. ushobora kubona umuntu wambaye kuri ariko
just kwambara gusa. Okay. Okay, neza cyane. Akenshi usanga uriya munsi nkuko wari ubivuze ati wabyambaye kugira ngo wifatanye n'abasilamu bari hari ku munsi w'Eid. Hari utuzina bahita bihimba. Wewe wari ufite akahe kazina? Kw'Eid. Sinje wari wabaye haduhira. Weya atari haduhi. Narindi siyaka. Narindi siyaka. Siyaka. Yo agasa urasetse kuko. Wow, byiza cyane. So hanyuma sabe tugenda ku musozo nk'umuntu watubwira urugendo rwawe uko wagiye uza kugeza uyu munsi witwa Nsabi benshi bakubona bakakumenya mu Rwanda Burundi East Africa yose muri rusange ubona bigoranye hesa kugira ngo uyu munsi tubone abajene cyangwa se umuntu nka Nsabi uyu munsi wenda umujene ufite ubumuga w'umukomediye nawe ushobora kuba yagira ku rwego nk'urwo Nsabi ariho uyu munsi ku ruhande rwawe icyo kintu kibona gute cyangwa se wakivuga hiki kuba tutari kubona nyine abajene bafite ubumuga bari gushininga cyane mu gisata cya comedy muri rusange abantu babana n'ubumuga no kuvuga ngo babayeho ubuzima akenshi basabwa gufashwa n'abandi ibintu bimwe na bimwe kugira ngo bagire ibitekerezo bafite nyine bisakare. Urugero nge nshobora gufata video ngafata selfie nkiri kodinga nka postinga nta kibazo. Ako hari undi we ufite ikibazo kimwe mu bibazo by'umubiri, yego hari urugingo rumwe yabuze cyangwa ruri inactive ashobora kuba yarabuze. Noneho iyo video wenda ashobora kuba yayifata ariko ntabwo afite ubushobozi bwo kureba mu application y'intinga ngamenye ngo iyi ni ukuvuga ngo hagomba kuba hari undi muntu wenda ku ruhande uramweditingira uramukorera iki. Ni ukuvuga ngo ni abantu babayeho bakeneye amaboko y'abandi bantu kugira ngo byibuze ibitekerezo bafite babitambutse. Ikindi hari ukuntu umuntu yumva bamufata muri sosiyete nyine akumva niba wenda nta kuboko afite aho anyuze hose akumva bari kuvuga we nta n'ubivuze we mu mutwe akumva ko abantu bari guhita babona ko ari ikindi kintu akahita igira sayite yikarasifayingamo. Ariko uwo muntu uko kuntu aba yariboshye mu mutwe niko gushobora gutuma nyine atanagira ikintu yexposinga mu bantu ngo yerekane impano ye, cyane ko nyine urumva aba yaramaze uretse kwiboha akavuga ngo nduyu ntago nduyu nguyu. Uko kwitinya rero baba bafite niko gutuma. Kandi ikindi navuga abantu uko ubakorera bagenda baguca intege bakoresheje amagambo. Ayo magambo aca intege rero noneho ko umuntu usanzwe ufite n'ubumuga we hari igihe bita bimwafekta burundu agahita yanga ibintu akanabisinukwa. kandi nyine bisaba kugira ngo umuntu niba yiyemeje guhatana ahatane n'ayo magambo ahatane ikintu icyo ari cyo cyose nyine cyatuma ibintu bye bitagenda neza. kandi bemeye gukora uko imibiri yabo imeze cyangwa se uko bateye bakemera gukoresha izo content karemano baba bafite kuko nazo ziba zikenewe muri sosiyete. byashoboka ko umuntu asetsa hari ubumuga afite kuko hari benshi tuzi tujya tunabona tunakurikira ugasanga umuntu abana n'ubumuga
rw'ubugufi ariko amarore ari gukina ni ya marore wenda gusimbuka ngafata ikintu kiri hejuru byamunaniye undi akaza akakimufatira urumva ni ibintu byoroshye ariko twiyo tubirebye turaseka tukavuga ngo mbega umugabo byananiye gufata kariya kantu bafite content ziri nature bakoresha zigatanga umusaruro kuri bo no kuri sosiyete muri rusange. Byiza cyane biroroshye uyu munsi wenda nk'umujene ufite ubumuga ufite iyo mpano kuba yagushaka ukagira icyo umufasha binyuze mu njyewe ikintu cya mbere ndebaho ni itara mbere yo kureba ibindi bintu byose. Neza cyane ni ukuvuga ngo imiryango irafunguye ku mujene ufite talent yakumva ko yari icyo wamufasha azakugane n'ibindi wamufasha mu buryo cyangwa se ubundi neza cyane. hari umukunzi wawe witwa Habimana Ale aka Sankara impirimbanyi yagize ati mbariza Dr. Kwanza ati natwe turi abimusanze kandi turamwemera turishimye kumwumva kuri Wezo Radio. Ati ngiye kumubaza ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere ko twumva bavuga ko ari uwo mu Kiryi nibyo? Icyo ni kimwe. Ikibazo cya kabiri yagize ati ese akunda kunywa iki? Niba anywa agashinga umuheha mu mazi yamanamba inbox tukazasangira tugashinga umuheha mu mazi. So ni umukunzi wawe yitwa Habimana Ale cyangwa se Sankara impirimbanyi. Ubwo sinzi ukuntu uri bumusubize namusubiza ku kijyanye no kuvuga ngo ndi uwo mu Kiryi. Yego mu Kiryi navuga ko nabaye igihe kinini kinyemerera kuvuga ko nyine ndi uwaho ariko ntabwo ariho navukiye. Ntabwo ariho navukiye. Ibyo iby'imiheha no gushinga amazi mu muheha oya ni ugushinga umuheha ni ugufata amazi ugashinga mu muheha oya umuheha ugashinga mu mazi ujya gushinga amazi umuheha mu mazi ni uwo mu masitoro iby'amasitoro nibyo mbagamo kabisa. Hari umukunzi wawe wundi witwa Afrique nawe n'umwe mu bakozi ba Wezo aragukunda sana atuze kumusohoreza cyane Nsabi. Ati nawe nuwo muri ibyo bice byongiyo za Musanze aragukunda cyane. So hanyuma Nsabi tugana ku musozo twagufatiye umwanya munini ho gatoya razikwihanganira niki ushobora kugeza ku bari kutwumva kano kanya hanyuma n'uburyo bashobora kuba bajya bakurikirana ibikorwa byawe muri rusange then tugushimire cyane kuri time yawe. Ikintu nabwira abantu bari kutwumva ibyo bintu byose twabuze Nsabi yagezeho n'urugendo yanyuzemo byose ni Imana yabimushoboje. kuvuga ngo abantu uko wifuza gutera imbere abantu kubemera Imana kwibaho banemera gukora byaba byiza bayishingikirijeho kuko niyo itanga ibintu byose mu buryo ishakamo kandi ngo umuntu wese uyubashye iramwemera. Ikindi nababwira ni uko bakomeza gushyigikira ibihangano by'abanyarwanda. urukundo twiyeretse rumininga ibintu byinshi ku bindi bihugu biranakangarana cyane. Mbere y'uko twifuza ko ibihangano byacu byaba international wenda nibimanze bibe country wide ku buryo abantu
nyine ushobora kureba nka video y'umunyarwanda ukavuga ko aya marayika bayakuraye abanyamahanga bikaba cyangwa nyine bakavuga ati abanyarwanda barakundana iyo ufite ikintu baragusapotinga ntabwo mvuze ngo bazabinkorere njyewe nyine ahubwo mvuze nyine igihangano cy'umunyarwanda igihangano cy'umunyarwanda wese tujye tugisapotinga tujye tugishyigikira ntukanyure kuri video y'umunyarwanda utakanze like cyane ko nta kintu ubuhombye nta n'ikiba kivuyeho ku byo wari utunze si ibyo gutapinga gusa biba bihagije. Neza cyane uduhaye ubutumwa bwiza kandi bw'ingirakamaro. ntarakurekura umuvandimwe Afrika cye mu gikarate se sabe ko uzwiho kuririmba twitege ko one day uzadutamo mubyitege. Okay, neza cyane. Hanyuma sabe dusoza nakaye karirimbo kari kugushimisha muri no minsi tubaye ko tuguherekerezamo then tukwifuriza kandi na success muri byose. Indirimbo iri kunshimisha indirimbo ubusura yimenye turabaza gugo turebe ako ari n'abantu bitwa ngo ni ntabwo nzi kubisoma neza yego ariko ngo ni adoroni tarene jya muri saci yawe yego yitwa Alleluia Amen ndayibona neza cyane. iri mu kirimi cy'iringara. Okay iyo kabisa kubera icyo uyikunda irimo ubutumwa bwiza nyine kuko nkunda indirimbo za gospel. hari umuntu wayinyumvishije rero arayinkundisha n'ubu ngubu niyo ndirimbo ndi kumva kabisa. Neza cyane. Hanyuma sabe ntabwo watubwiye platform zawe ngo bajye bakurikira ibihangano byawe? Urubuga rwose baba bazi icyo rukora. Urubuga rwose uzajyaho ukandikaho ngo Nsabi cyangwa se Dogiteri Nsabi ibyo uzasanga aho uzabireba kabisa. Neza cyane. Sabe ntabwo wakumva ukuntu nishimye ko tuganire kano kanya, ntabwo wakumva ukuntu abakunzi bawe bakwishimiye cyane kuba bakumvise kuri platform nk'iyingiyi media nk'iyingiyi iriho kubwo kuberijwe umuntu ufite ubumuga. Reka tugushimire sana kandi twizere ko mwakoze cyane kabisa. Merci beaucoup. Komeza ugire ibihe byiza kandi kwikuriza na weekend nziza. Yego. The Big Friday live. The Big Friday live.